Bwiza ndetse n'abamureberera inyungu batangaje yuko mu bantu bari babemereye kugura album yabo yari yise 25 shares nta muntu numwe wigeze wishyura no kuvuga ngo bigendanye n'amafaranga bakiriye nayo bateganyaga. Bagombaga byibura kuba bafite miliyoni 16 zagombaga kugurwa ino album yabo. Bari bise 25 shares bari bamurikiye mu gihugu cy'Ububirigi aho abantu benshi bagiye babemera amafaranga yo kugura ino album ariko ntibabishyure. Aka kanya baravuga yuko bafite miliyoni 3 zonyine muri miliyoni 16 bagombaga kwakira. Ibi bintu bimeze bite? Turetse ni album ya Bwiza, urabizi ko Bruce Melody nawe yigeze hari album yashyize hanze mu minsi yashize. Iyi album yaguzwe amafaranga menshi agiye atandukanye, abantu bagiye batandukanye bagenda biyemeza kuyishyura amafaranga runaka, ariko byagiye hanze uretse ko wenda abantu banga ku byasasa. Ariko uwitwa Loskana yemeye kugura album ya Bruce Melody miliyoni 10, ariko mu makuru twagiye dukurura nuko atigeze yatanga ano mafaranga yari yemeye, ntago yigeze yatanga. Ibintu biterwa n'iki ko bimaze kumenyerwa, bimaze kuba kamenyero. Aganya rero Bwiza umurebe nyungu witwa Uhuje Imfura Jean Claude akaba yatangaje yuko rwose abantu bagombaga kubishyura amafaranga ya album bari banemeye batigeze bayatanga. Ibi rero nyine nta cyumuntu aba yarenzaho. Mu gihe ino album Bwiza ateganya kuyita hanze, kuyase kwishyira hanze ku itariki 18 Gicurasi 2025, ni muri weekend itaha nibwo rwose tuzabona indirimbo ziri kuri ino album, kuko n'ubundi nubwo twumvise uko yagiye kuyilaunching hariya mu gihugu cy'Ububirigi Buruseli, ariko aka kanya ntago turamenya byibura zimwe mu ndirimbo ziri kuri ino album, gusa bivuga ko ari indirimbo nziza. Ikindi wamenya uno mukobwa hari indirimbo yabaye yaduhaye, niyo ndirimbo ye twavuga nshyashya iri hanze aka kanya yitwa Hello, akaba ari indirimbo rero iri hanze aka kanya niyo turi kumva. Tuve kwa Bwiza tugaruke gatoya mu kibazo cya Yago ndetse n'abandi bastari bagiye batandukanye. Yago yongeye kugarura bya bintu byo guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga, ari gukora amavideo agiye atandukanye, gusa hari nk'iyaheruka gukora ngira ngo Bwiza no DJ Brian ndetse na Yago murabizi byabo twari babwiye kuri Train Nova TV. Ariko ukuntu bimeze aka kanya harimo gusa nkaho ari umwe ari kuvugira ku ruhande undi akavugira ku ruhande. Uwitwa DJ Brian yakoze video aravuga ati jewe sinjya rwose ntingana kuko hanze hari abasore benshi barongora, bityo ibintu byo kurongora cyase byo kurongorana n'abagore bagenzi banje bakoresheje iyo mvugo, ariko yenda n'imvugo tavuga ko ivugitse neza. Ariko yavuze ngo ibintu byo kuryamana cyase byo gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore bagenzi banje narabyirinze ndetse naranabiretse. Aka kanya hari abasore bari hirya no hino bashobora kuba babimfashamo. Icyo kintu akivuga yanavuze ko nta mavideo na makeya yagafite akora ibintu yamushinje yuko nyine yaryamanye n'abagore bagenzi be. Ariko Yago nawe ku rundi ruhande yongeye gusa nkaho abihamya, aho yakoze video nawe avuga ko ngo agize isoni, ariko yabivugaga abona ko ari kwiyerurutsa. Mu by'ukuri agize isoni, nta mavideo afite atayashyira hanze, mbega asa nkaho ari kumukabya amubwira yuko ibyo bintu abifite rwose ndetse ashatse yanabishyira hanze isaha ku isaha. Ibi bintu rero ntago bijya bidufasha muri showbiz hano mu Rwanda, nta kintu bituma tugeraho kizima, ahubwo biteza amakimbirane, biteza umwiryane mu bastari hano mu Rwanda.
umwe mu banyamakuru Jihad ukorera Isibo nawe ni umwe mu bantu Yago ari kugarukaho muri no minsi. Ese iyo bitangiye gutya birangira neza, birangira amahoro? Murabizi ko ubushize urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwari rwatangiye kubyinjiramo kuko byari bitangiye gukabya, bitangiye kurenga umurongo. Ese ibi ngibi byo ntago urwego rw'igihugu rwabifatirana hakiri kare kugira ngo bitazongera bikarenga umurongo bikagera kuri rwa rwego abantu bose batangira kubyijujutira? Bari batangiye kuvuga yuko rwose yagomba no guhamagazwa kugira ngo yakwiye ibisobanuro bigiye bitandukanye bigendanye n'amagambo atangariza ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero bigenda bikura gahoro gahoro ariko bikazabyara ikintu kinini. Usanga hashamikiyemo abastari bagiye batandukanye. Twahoze tubona video ya Majid Black ari kuvuga ati nsabye imbabazi Yago, ariko nanone ndisubiye. Ibi byose nyine hari ikiyo biba bishatse kuvuga. N'abandi bastari mu misiri imbere uraza kumva hari byinshi bari kuvuga. Ibi ngibi nta kintu biri buze gufasha showbiz yo mu Rwanda, ahubwo birongera bisubiza inyuma, bidindize. Ibi ngibi biraje bitume indirimbo z'abastari zigiye zitandukanye zisohoka ariko zo kwitabwaho kubera ko abantu bose ari bahanze amaso ngo Yago yavuze iki, DJ Brian yavuze iki, Jihad yavuze iki, Majid Black yavuze iki. Ariko mu by'ukuri ibyo bavuze ibyo byose uraza gusanga n'ubundi nta kiri bubutwubake kirimo, ahubwo ni amagambo, ni kwa guterana amagambo, ni bya bintu bitari fair. Mu by'ukuri icyo ngiye nasaba nko ku ruhande rwanjye, ku ruhande rwa Trend Nova TV komite yacu, twebwe twasaba yuko inzego zibifitiye ububasha zatangira hakiri kare gukumira kugira ngo ibintu bitazagera kure bikabyara ibintu bitari sawa kandi byari bifite umurongo bikwiye guhabwa. Reka tuve hano muri zino saga tujye mu bitaramo biteganyijwe. Murabizi ko ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kuba kurimo ibihe bigiye bitandukanye, amakonje atandukanye. Tariki ya mbere ni tariki ya kane. Tariki ya mbere tariki Rwanda rwabonyeho ubwigenge, tariki ya mbere kwa karindwi. Hanyuma tariki ya kane umunsi wo kwibohora, no munsi rwose twibuka ko akazi gakomeye kakozwe n'inkotanyi z'u Rwanda. Ibyo rero byose ngira ngo kwita izo tariki enye tuba dusoza n'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Aka kanya turi kwibuka ku nshuro ya 31 kandi twiyubaka. Ibyo rero mbivugiye iki? Bamwe mu bagize amatora agiye atandukanye harimo ishyaka ry'intore ndetse n'inyamibwa. Murabizi ko inyamibwa yo yamaze kubaka izina rikomeye. Yuvuze inyamibwa sino kuvuga ngo ni bya indi ngo urubyiruko rudakunda imbyino gakondo. Yuvuze inyamibwa abantu bose bahita bahaguruka, ndetse n'ishyaka ry'intore namwe mu matorero akomeye hano mu gihugu. Aya matorero rero hamwe n'abandi babyinnyi bagiye batandukanye bazahurira mu gitaramo cyo kwizihiza ubutwari bw'inkotanyi. Iki ni igitaramo kizaba ku itariki 3, kikaba kizabera muri Kigali Convention Center itariki 3 z'ukwa karindwi. Akaba rero tuzaba turi kwitegura kwinjira n'ubundi ku itariki 4 z'uno munsi udasanzwe, umunsi wo kwibohora, umunsi Rwanda nyine ruba runasoza cyumweru, runasoza iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 31 muri no mwaka jenoside yakorewe abatutsi. Ni iminsi 100 n'ubundi yo kwibuka nkuko tuyirimo n'ubu ngo bizaba rero ari ibicika kabisa. Abantu ntimuzacikwe muri Kigali Convention Center. Abavandimwe ishyaka ry'intore ndetse n'inyamibwa ndetse n'andi matora agiye atandukanye bizaba ari ibicika, ntimuzacikanwe. Iyi ni Trend Nova TV. Niba utarigeze ukora subscribe yikore, kuko nakubwira ko abantu bayikoze akenshi bahora bafite amakuru mashyashya ari updated. Aka kanya aya niyo makuru agezweho muri show business. Niba hari ahandi ushobora kubona amakuru arenza aya ngaya wambwira. Niyo mpamvu gemba nagukoreye hirya no hino, mba nakumenye ibiri hirya no hino kugira ngo nkumenyesha hisigeze. Ndagushimiye cyane. Nitwa Kem.